umva none ibintu ugiye kubakorera birasekeje cyane kandi ni byiza biraryoshye. Ubushize nabwiye akamaro ka kokombure, turacyari ku kamaro kamwe k'ubwiza, uburyo kokombure ituma umuntu agira uruhu rwiza. Rero ubushize nababwiye akamaro kayo, ndangije ndongera mbabwira ji. Noneho ngiye kubereka amavuta yo kwisiga nijoro. Nimba utajya witukuza ariko ukaba ushaka kugira uruhu rwiza rukeye runoze, po yawe nyine ikaba ikeye, amavuta wakwisiga nijoro. Dore rero ibyo dukoresha, dore ngibi nabiteguye ariko reka ngende mbereka akantu ku kandi. Ufite vaseline? Njyewe ino vaseline niyo nisiga. Abashuti banjye murabizi nisiga ino vaseline, ariko noneho nshaka ko po yanjye ikomeza ari po nziza, hari ibyo nyivangamo ayo mavuta nkayisiga nijoro. Yewe niyo mfite crise hari igihe nshyira ku mubiri bisanzwe, ariko ku manywa mu gitondo nisiga ino vaseline. Nijoro iyo maze gukora douche ngiye kuryama nisiga amavuta mba nikoreye, ntagiye kugura mu iduka, ngiye nikoreye y'ibimera. Murabizi yuko nababwiye yuko tuzajya, njyewe nkunda ibintu biri gakondo. And then iyi ni olive oil, nayo ndayivanga mu mavuta. Mbese Gisele gakondo, mbabara nawe ujye uyikoresha uzarebe uruhu rwawe nimba utajya witukuza. Ikindi ya kokombure yacu mwayibonye ngiyi, nayo ndayirapa. Ikindi karoti, hari igihe karoti mba nayihaze kwishyira ku ruhu rwanjye ngakoresha urunyanya. Karoti mbese muri make njya amavuta nisiga nkoresha ibimera. Hari ikindi kirungo rero njya nkoresha, iki ngiki ntabwo ari ginger, gikoze nka ginger ariko bacyita turmeric. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu ikintu ngiye gukora, ngiye gusya turmeric, insye kokombure, insye karoti, nindangiza nkamure havemo amazi. Y'amazi yanjye ni phenomene nyine ndahita nyavanga na oil, nindangiza mvange n'aya mavuta. Ubundi nze kubereka amavuta arangiye, ubundi ugiye wisiga amavuta yanjye ndayakora akamara icyumweru. Nyuma y'icyumweru ndongera nkakora ayandi mavuta. Niduhura kandi murabizi ko bamwe mujya mumbaza ngo Gisele yisiga iki, ntabwo njya kugura amavuta yo kwisiga ngo sinzi ngo amavuta ngo ameze gute ngo akesha ibiki n'ibiki. Ngiye nkoresha gakondo yanjye, nawe uzayikoresha uzumva bimeze neza. Ikindi ntabazaniye njyanagamo n'utuvuta tw'inka, natwo ntunagamo nyine. Muri make uruhu ukagira igikara cyawe cyiza kinoze, cyangwa se ukagira inzobe yawe nziza inoze, utagiye guhendwa n'amavuta ngo 60, ngo 80, ngo 150 ngo urashaka kwikesha. Koresha gakondo. Sawa rero mu kanya ndaje mbereka amavuta. Ubundi dore ngiyi ni rape nkoresha, ntabwo nshyira muri blender, nkoresha rape. And then narangiza kayunguruzo kiko aho ndi buyungururire, mwabibonye. Ubundi narangiza aya mavuta ndayakawushamo hano, ndafataho dukeya, ninangiza nkawushe hano gutya kuri gaze. Sawa murakoze rero, ndaje mbereke ubundi ujye wisiga use neza. Kandi ngiye gutekamo amavuta.
harahagije. Ndakoresha utuyiko 3 kuko hari igihe nanashyekirwa nkayasiga no ku mubiri. Wa mutobe wanjye w'uruvangitirane, kokombure, karoti na turmeric. Ubu rero ngiye kujyana kuri gaze ngiye guteka. Tugende rero turebe.